Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza Ise wo mu ijuru. Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri aya mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, ubwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Mbabarire. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntukice. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuye akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomo. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro mwihangane. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro, ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhereko ugaruke uture ituro ryawe. Wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza, umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Ntugasambane. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo nirikugusha ijisho ryawe ry'iburyo nirikugusha ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore uritekure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gihenomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha, ugice ugitekure. Ibyiza nuko wabura urugingo rwawe rumwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehenomu. Ntukahukane. Kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuha urwandiko rwo kumusenda. Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we
atamuhora gusambana aba amuteye gusambana, kandi uzacyura uwasenzwe azaba asambanye. Ntukarahire. Kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorera Umwami Imana ibyo wagirahiye. Ariko jyeweho ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ari yo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa i Yerusalemu kuko ari ururembo rw'Umwami ukomeye. Kandi ntuzarahire umutwe wawe, kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Ntimukihorere. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi, n'iryinyo rihorerwe irindi. Ariko jyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo, umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Nimukunde ababanga. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe. Ariko jyeweho ndababwira nti, mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa, muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira